Hello, welcome back to my channel. Wow, ngiye gukora introduction y'iyi vlog. Ni vlog itari ndende irimo nari nzi ko nzakora icyumweru cyose donc nkabaha tukamara n'icyumweru hamwe ariko unfortunately icyumweru cyanjye cyabiri mu nzu narwaye grippe murabyumva nari munsi guhera kuwa gatatu tellement que ejo nagiye kwipimisha corona kubera numvaga nyine ntabwo ndi gukira. Uyu munsi ni Sunday ngiye gusenga. I have so much to be grateful for, byinshi cyane nubwo June ntabwo yabaye nkuko byakabaye bigenda, so it's gonna be like a vlog aho kugira ngo tumarane icyumweru rero ndabereka parts zimwe na zimwe. It's gonna be like a life update, a video nakoze ya life update y'ushize mwarayikunze. Uyu munsi you really can't expect much kubera ko nta byinshi byabaye, like ukwezi kwanjye kose kwa June uko natekerezaga ibintu ntabwo ariko byagenze. I had plans and God loves, you know, like we plan and God loves, because nyine twita twumva dufite ibintu byinshi, wumva wakora ibintu byinshi ariko sometimes ibintu n'igihe n'ikintu kimwe ukora n'ikintu kiba, and then nta n'impamvu yo kugira ngo bigutware cyane ngo uhangayike cyane, ahubwo you just have to follow the natural flow, ugategereza uko Imana ibishatse. upfa kuba wabyutse uhumeka, so mu buryo bwa health basi I'm grateful ko ndi muzima, ko nabyutse neza nubwo meze gutya ariko ndashyira mu mask yanjye ngende. At least I don't have COVID, thanks God. Nakoze test nari mfite ubwoba. Ikindi maze iminsi like I've been just sickly. June yose ntabwo nari meze neza nukuri, so ndashima Imana ko ndi muzima ubungubu, ko numva basi ndi active, nshobora no kubahereza content. Iki ni ikintu like guys, praise God, like we serve a living God. Iki kintu ni ikintu gikomeye ko ndimo kwikorera content, like ubungubu ama videos yanjye yaba gufilminga yaba no kwibitinga kubyikorera. Niba ushaka nko gukora YouTube nibwo wamenye ukuntu bigora kuvuga ngo uricaye urabipanze ubashije kujya wikorera content umwanya uwo ari wose. Niyo mpamvu mbasha kuzajya mbaha vlogs anytime, yaba nijoro excuse me, yaba nijoro yaba ku manywa, kubera ko ntaguma kurindira umu cameraman cyangwa undi muntu kugira ngo binkorere. Can I get to the mail? Yeah, wow, I just feel like so much gratitude. Turi ku itariki 3 z'ukwa karindwi, amashuri abana bazarangiza examen ku wa gatatu, donc umwaka wa 2022 w'abanyeshuri arangiye. It's such a great thing. Niba umubyeyi ufite abana biga, you know how hard kuva kuri minervale kugeza kubyuka mu gitondo. Ntabwo nzongera kubyuka saa 11 negura umwana, ni ibintu bikomeye cyane. Ntabwo udafite umwana wiga ntabwo wabyumva, cyangwa atari ubitegura, ariko like njyewe umwaka ujya kurangira nk'iki gihe mva ndushye ndambiwe kuzinduka, umva ntabwo byoroha pe. kuba rero niba abantu bose ababyeyi, I congratulate you ko tubirangije, like we made it. Ikindi navuga ni iki, so ngomba gutekereza kuri wenda holiday activities z'abana kugira ngo at least abe entertained, nanjye mbashe gukora ibyanjye ntarambirwe, bajye kugira vacances n'ibintu birebire. So abantu bazakora examen, abishi success. Ndabizi ko hari abantu bamurikira mu b'abanyeshuri, abishi success. Ababyeyi namwe bafite abana bazakora mu examen, courage, mubafashe kandi mubasupportinga mu buryo bwose. Ni saa 11:40 anamaze gusoma, ndabyutse ngiye gutegura umwana.
What's up y'all? Tugiye gukora sport z'iminota 15. Ni sport zihuse kwa ko dufite umwanya hanyuma tutegure dukora ibindi. Stay tuned. Ni kuri YouTube channel yitwa Hasfit. So 15 minutes Hasfit. Ndasiga link nibashaka kwiga izi sport. Then you can do that. Let's get started. Guys, we made it. Yikes. Guys, twaje sport no kugira ngo ngire imbaraga nshaka utundi tuntu nkora gatoya nshisha iminota 30 mbere yo gukaraba. Iyo maze gukora sport ubundi ngakaraba cyane ko mba ndi hano hanyuma nkakora meditation nkatangira akazi. Hari rero abashaka kuba nawe gukora sport buri munsi akavuga se ko utananuka mwana ibyo bicisha intege ku buryo udashaka kwiyumvisha umuntu arakubwira ese kutananuka. Gukora sport ni ubuzima, ni lifestyle, ni ikintu gituma ubuzima bumera neza. Waba ufite ibiro biri normal cyangwa se ufite ibiro byinshi cyangwa ufite ibiro bikeya, ugomba gukora sport, umubiri wawe ugomba kuba active. Niba urya, niba ukora, niba hari ibintu ukora, n'umubiri ugomba gukora, muscles zigomba gukora, amaraso agomba gutembera neza. So it's not about losing weight. Yes, ndabizi nkanjye nkunda gutakaza ibiro, nkunda no ukabibamo nabisa neza, ariko mu gihe bidatakaya ntago byambuza ku exercising no gukora ibintu bifite akamaro. Still nakomeza gakora, wenda birashoboka yuko mbaye nakora sport ukuntu nteye ukunguko naba ameze ukundi kuntu, wenda hari murabizi ukuntu umubiri udistributinga ibiro anatandukanye. Shoko wenda mbe bafite igera hano cyangwa se simbizi. Hari ni byiza kuguha shape nziza, ni byiza kujya gutakaza ibiro. So ubaye bishoboye ufite umwanya, niyo wakora urugendo n'amaguru iminota ingahe uba ukoresheje umubiri kandi ni byiza cyane, amaraso agatembera neza ukamererwa neza. Tuguze kuri Kiko, uramutse dushaka ndaza gushyiraho link. Donc ushaka kutwambara mu nkokora, hari no tunini two mu mavi. So wodarenga size, haba hariho size ndumva zitandukanye, nitugura amafaranga make cyane ariko ni twiza cyane mu buryo bwo kugira ngo nyine udashishuka. Akenshi ngiye iyo nkora mba nambaye amakora agera hasi kugira ngo hano adashishuka, ko mfite utwo ku maboko gusa, ariko ushaka no gushaka utwo ku maguru uramutse wambara imyenda igera hano iri gukora sport. Honestly, ifite iryoshye nka coffee ya gorilla, gusa ukeneye gushyamo udupake tubiri tumeze gutya kugira ngo ikore, sino ntago ikora nyine ngo mve ko ari coffee kwa kundi ikunda. Cyetse ukunda coffee iri light itakaze cyane, then wakoresha kano kamwe. Ushaka kukagendana ni nka ko kundi donc dufite ama tea bags. Like finally hari umuntu wabitekerejeho ko dukeneye instant coffee ya gorilla cyane, iri made in Rwanda. Simbizi ngiye Rwandan coffee nyikunda kurusha Nescafe n'izindi. So still iyi ngiyi ndumva ifite taste
irusha Nescafe. Ntabwo mbizi neza ko mpamvu gorilla ariko that's me. So ngiye gukora makeup. Ni mirror nshyashya mfite, nayiguze muri Danube. These are with us. Ninde umuntu ukunda gupopinga tuno nkanjye. Oh my god! Naza kudukora nyuma. Urumva tumara stress. Ifitemo na kino kintu ni nk'igisahane cyo gushyira hasi. Ikagira kano kantu ko gushyira ahangaha n'akagati. It's so beautiful. Ifite color ni nka rose gold. Can you see this? It's giving the vibe of like elegant, snatched. This look is giving. Niba ushaka insokozo igezweho yihuse cyane no guhita ufata extension zawe ukazishyiramo ukagenda when you looking like snatched. Mu minota ingahe wataha rero. Just do this. Open, 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 and voila. Open, 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 and voila. Nagerageje kuvloginga icyumweru cyanjye ariko ntabwo nagikoze cyose kuko muri kubyumva ko ngwaye ntabwo maze iminsi mfite imbeho nta mbaraga mfite zo kuba nakomeza kubereka what actually goes on, kubereka ntafite imbaraga zo gukomeza kubereka what actually goes on in my life kugira ngo nyine dukomezanye. Ariko iyi ni content cyashya nshaka kuzajya mbahereza. Nekeza ko ubuzima tubereka kuri social media butandukanye n'ukuntu abantu bazima bari normal babo bisanzwe. Ntabwo mu buzima busanzwe maranza gutya oya banisize kubera ko ngiye kuri camera. Okay, kubera ko inkorera mu rugo kenshi hari igihe nimakiya nkicara ngakora akazi ariko mu by'ukuri ntabwo buri gihe manza gutya. So hari parts nyinshi z'ubuzima tutabereka nk'aba creator, nk'aba YouTubers, nk'umuntu wese ugaragara kuri social media ariko kandi biri normal. So ushobora kwicara ukavuga njyewe se what's wrong with me, kuki nahora nsa neza nk'abandi, kuki nahora se ngaragara nk'aho ibintu bimeze neza. Nk'ubu ngubu urabona ko ndi gukora video ndi kuvuga gutya, it's just not easy. Ariko ntabwo nshobora kubara inshuro nyinshi nshobora kuba wenda narakoze upload nameze neza ariko wabona njyewe bavuga ngo hitonde ifoto, if I smile wagira ngo nyine meze neza, ku buryo rero nshobora gushyiraho video wowe wayireba ukavuga sha ibintu byose biba ari perfect. Ariko mu by'ukuri hari izindi parti nyinshi, hari igihe biba ari byiza, hari igihe biba bitameze neza. So ingarutse n'indi life update
update rero yanjye y'uyu munsi ntabwo imeze nk'iy'ubushize ibintu byose byari bubbly, uturabo, ama birthdays, ibintu byinshi ku buryo ushobora no kwibuka ati hehe njye narasigaye. Right now ukwezi kwa gatanu ntabwo nzi ukuntu kwancitse, byari yolo, ukuntu narasohotsemo kenshi kenshi ariko sinzi ntabwo na documentinze byinshi. Ukwezi kwa gatandatu rero we plan and God laughs literally. Ukwezi kwa gatandatu nari mfite plans nyine, numva noneho ni continuation kwa gatanu, ni yolo my dear, just byarahindutse. Nothing went up to the plan. Generally ntabwo nari meze neza, yaba mu buzima busanzwe. Donc ubushize yari Friday, still naravloginga. No, yego hari agapart kamwe nafashe. N'iyindi Friday yarabaye, sinzi ukuntu byagenze, yarancitse. Yeah, that has been my life. Oh, sorry. Bonjour. My voice. Ndabyutse. Sininze uyu munsi ni Sunday. Ni nka saa 2. Bitandukanye n'aya masaha yanjye saa 12. I just try to get out of the bed. Nkore aka exercise gato, nkore meditation, then kuri church. Yes, tujya kuri church. Okay. Ngiye gusiga iyi foundation niyo ndi gukoresha, nkoresha concealer kugira ngo nze kugerageza gusa cyane, kuko concealer itwara umwanya kandi iyi foundation n'ubundi irakeye, nta kibazo nagiye nikoresheje. Ndangije gusigatiro, ngiye gukoresha iyi foundation nanone gake cyane. Ni uburyo nkoresha bwitwa, hari ubwoko bwa foundation bwitwa BB cream. Ni nka foundation ariko yo ijya gusa nk'amavuta. Ni ngo wafata amavuta ukavangamo foundation kugira ngo urabona ukuntu usa. Urabizi ko iyo usize foundation uhita ubona ko hari akantu gahindutseho. Iyo usize BB cream rero ubona biri naturel cyane. So ntabwo mfite BB cream, ngewe ikintu nkora mfata moisturizer, iyo nsoze nkoresha nkavanga muri foundation, ubundi nkakora BB cream yanjye. Do it yourself. Size amavuta menshi ariko ndagerageza kubivanga. Nkafata nk'akabrose gutya nkakavangisha. Gikonyamo aga foundation hajyemo amavuta menshi. Hanyuma akaba ariyo nisiga. Ku
kublendinga rero ndakoresha beauty blender, bayashyizeho setting spray kugira ngo itohe. Beauty blender itose ikora neza cyane. Sinzi niba mubibona, igenda iyi BB cream igenda yinjira mu mubiri neza, bigasa nkaho nta kintu nisize. Kuko kundi uhura n'umuntu wagira ngo nagwisize foundation kandi yarisize. So kano nakantu gusigana ku matama, ariko nakoresha na hano hejuru y'amaso iyo nshaka kugira look naturel idakabije. Iki nta eyeshadow nkoresha, just gake. Ni kuvuga ngo iyo mfite umwanya mutoya kandi ni kenshi cyane bimbaho, ubu ngiye kujya kuri church, so umwanya mfite ntabwo ari mwinshi, kenshi mba nanaryamiriye ku cyumweru. Niko nkoresheje, ndasiga gake hano ku matama, nkoresheje brush nyinshi. Ibanga rya makeup nziza ni ugukora ikintu cyose usize ukivanga. And then nkoresha kano nako ni nk'aka ka blush ko ku matama, ariko nako gakora ibintu byose. Iyi brosse rero ubu yanguwe nigiye gukora uyu munsi gusa, kubera hari ukuntu iyo ndi gukora ibintu biri poudre byose mbikoresha nk'ikintu kimwe, nka brosse nkaza kuyoza nyuma ko n'ubundi mba nabikoresheje. Ngerageza gusiga hano ni nka highlight nziza. Nyine koko ndikora aka makeup kabona ntabwo abaye mweru cyane, nta bintu byinshi, ntabwo biri byuya. Ngiye gufata brosse irasa neza cyane, ni nshyashya, kuva nyiguze ntabwo ndayikoresha. Niyo muri set y'amaprosse nyine zose ni kimwe, zitwa besto. Ni brosse nziza cyane. Ikoresha bronzer nanone ya Milani. So imeza finish nziza cyane, inyuze ahantu hose. Hanyuma nkoresha same brush nakoresheje, nkoreshemo muri bronzer izi hano kugira ngo byageze gukaya shade. Contour. Urabona ko ibintu byose nakoresheje bifite amakuru yagiye gusa umutuku. Iyo hari n'izuba rero tubona nyine ugize look iri warm. Kano nisize hano. Nkoresheje intoki, amusengera byimbye.
nyabona kubera gripe fete isura yanjye naho narabyimbye ahantu hose. But we move. Yanjye nayo irumye kubera gripe nyine. Lipstick yanjye ni blushed by Revlon. Iragaragara ntabwo biba bikeye. Ndakoresha kano ka lip gloss ka FBI, sinzi niba umuntu utagafite. niko ka lip gloss ahantu hose muri quartier uhita usanga. Nakoresheje iyi fragrance yitwa l'impératrice ya Dolce & Gabbana. Iba nziza cyane, especially ku gihe cy'izuba. Just feel like it gives this good aura ukuntu. So it's a good scent, really beautiful. Numvishe ijyanye n'iyi vibe. Nambaye agashati ka satin karimo uturabo n'ipantaro ndaza kwibereka isanzwe for some reasons nshobora kuba nyikorana videos kenshi, but that means it's mine. So that's it. Niba ukunze video, please subscribe, share, rate muri comments. Tugumane wandike muri comments content mushaka kuzajya mureba kuko nyine umva ndahari to stay every other time of the week. So turi kumwe niba mukunze izi vlogs, hari izindi nyinshi zizaza natandukanye n'izindi. Ubu ngubu bwo ntabwo ndi active cyane kubera ndi cyarwaye, ariko the moment I get fine, get ready.